twongeye tubaha ikaze turishimye bakunzi ba Ubugingo TV amahoro y'Imana bane namwe no kuri turishimye cyane. Uyu munsi murayibona turi kumwe n'umutumirwa mwiza umubyeyi umukozi w'Imana mu buryo bugiye butandukanye cyane ko arabibwira njyewe muri kureba kuri kamera ni Rukundo Emmanuel Prophet cyangwa Evangelist. Nta kibazo byose turabyemera kuko niko twahamagawe mu buryo bwo kuvugira Imana ndetse no kuyikorera mu buryo bugiye butandukanye. Ndanezerewe kongera gukoreka iruhande rwanyu nari mbakumbuye, ariko hagati aho reka tutarakomeza turi kumwe n'umutumirwa mwiza. Uraho neza mukozi w'Imana? Ura neza. Turashima Imana. Amazina yanjye nitwa Molesteri, ndi umumama, ndubatse mfite umutwaro umwe n'abana batatu. Nkaba nsengera muri ADPR bwa Rutabura. Ndumva ibindi Yesu aduhana umugisha. Okay, byiza cyane. Kandi ni umugisha hagati, ariko ndabona mwambaye neza. Okay, merci. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Reka n'ubundi tubakoresha mu dusengera Imana, none mutubwire ikiri ku mutima wanyu kugira ngo dukomeze twese dusangize abantu badukurikiye ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, karibu no gusenga. Turagushimye Mwami Imana yacu, turaguhimbaje uwera wa Isiraheli, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Waraturinze, warinze bene data, waraturinze Mwami kuva umwaka utangiye kugeza umwaka ushoje. Twahuye na byinshi, twahuye n'ibyari kudukura mu mwanya tukaba twaravuye mu gakiza. Hari ibintu byinshi byari kuba byaradukuye muri uyu mubiri, ariko warahabaye, watubereye Imana, watubereye byose Mwami. Ntabwo wigeze utureka ngo tube umuhigo w'amenyo y'abasetsi, ngo abanzi bacu bavugirize impundu kunesha. Warinze ubugingo n'umubiri, kandi Mwami Imana turacyahumeka. Tugeze mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2022. Mwami dushima izina ryawe, duhagaze turi abakristo. Uwiteka tuguhaye icyubahiro uyu mwanya rero kubw'ijambo ryawe, uyu mwanya kuko turi imbere yawe. Utwemerere Nyiringabo Imana, ufashe buri muntu wese udukurikiye, ufashe buri muntu wese wumva ijambo ryawe, ufashe buri muntu wese ufite umubabaro. Waravuze ngo abarushye n'abaremerewe bagusange urabaruhura. Natwe Nyiringabo Imana rero turakwinginze ngo udufate kandi udukomeze, kuko tugufashe twakurekura, ariko udufashe Mwami Nyiringabo Imana twakomera. Turagushimye rero kuko uri kumwe natwe kandi kukomeza kubana natwe muri iri jambo, none n'iteka ryose Mucunguzi mwiza. Amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ihimbazwe. Uyu munsi rero ndi gutekereza ku kintu kiranangaza. Nibaza ngo ni iki buriya ku bwawe iyo uri kubireba, ni iki buriya nk'umukozi w'Imana umuntu yakora kugira ngo akomeze arinde ubuhamya bwe? Ari umuntu kwa dukurikiye wowe nawe ukabitekerezaho, buri umuntu yakora iki kugira ngo arinde ubuhamya bwe tutarinjira mu ijambo ry'Imana cyane? Ngira ngo kugira ngo umuntu arinde ubuhamya bwe, cyambere Imana ibishaka kugira ngo umuntu akiranuke cyane ahantu hagaragarira abantu n'ahatagaragara. Ushobora gukiranuka ukavuga ngo ndakiranukira ahantu abantu batandeba cyangwa se aho abantu bandeba, ariko icyambere Imana ibishaka kugira ngo umuntu akiranuke neza kandi ahantu abantu bamureba, kandi cyane ahantu hakorerwa ibyaha niho umuntu aba akwiye gukiranukira. Imana ishimwe. Ibyo ngibyo birinda ubuhamya. Karibu n'amagambo y'Imana kugira ngo dusangire twembi nta kibazo. Murakoze. Dufite amagambo y'Imana mu gitabo cyo Kuva. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva ibice 2:23. Ni amagambo meza nkunda kandi ari kumfasha muri iyi minsi. Ni amagambo ajyanye n'inkuru z'Abisirayeli, uko bari bariho cyangwa se uko bari muri kiriya gihugu, imibereho bagize muri kiriya gihugu cyangwa se ubuzima bagize. Ni ukuvuga ngo aya magambo niyo ari kumfasha muri iyi minsi,
reka nsome nihuse mpereye kuri titre yayo. Haravuga ngo Abisirayeli batakira Imana, Imana irabumva. 23 bakavuga ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha. Barataka, gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Burahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze cyangwa se bamerewe. Imana ishimwe. Ni amagambo meza cyangwa se ni amagambo amfasha, ni amagambo anyubaka muri iki gihe cyangwa se muri iyi minsi. Ni iminsi iruhije abagenzi cyangwa se ni iminsi ikomereye abakristo. Rero kuri izi nkuru z'Abisirayeli, Abisirayeli bari muri kiriya gihugu, ni ukuvuga ngo ni igihugu cyabayemo uburetwa bukomeye, cyari kiri mu buretwa, ni ukuvuga ngo cyari igihugu kibabaza abantu cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cyacu twebwe tumenyereye ko mu mateka yacu iyo umubyeyi yabyaye ashyuhirizwa amazi, bakamukanda, bakamutegurira ahantu ho kuruhukira. Ariko muri iki gihugu kubera ko cyari cyuzuyemo akaga, cyari kirimo umubabaro mwinshi, cyarimo gutotezwa cyane, ni ukuvuga ngo ntabwo umubyeyi waho wahabyariraga, ntabwo yabonaga umuntu umwitaho, ntabwo yabonaga umuntu wamushyuhiriza amazi, ntabwo yabonaga umuntu wamukanda. Haleluya. Ntabwo yabonaga umuntu wamugirira neza, kuko cyari igihugu cy'amateka mabi. Haleluya. Ngo nuko rero igihe kigeze ngo umwami wa Egiputa ngo aratanga. Wamaze gutanga, mu rurimi rwacu tumenyereye gutanga tuzi ko ari ugupfa. Nuko ngo igihe kigeze ngo umwami amaze gutanga, ngo Abisirayeli barataka, ngo baraniha, bagira umubabaro, bagira agahinda kenshi, ngo baraniha, kuniha no gutaka kwabo ngo kurazamuka kugera ku Mana. Imana yitegereza umuniho wabo, yitegereza gutaka, yumva uko baboroga, ngo Imana yumva uko bamerewe nabi. Haleluya. Imana izireba uko umerewe. Haleluya. Imana izireba uko umerewe, izireba ahantu uhagaze, izireba ahantu mu buzima uhagazemo, izirebe mu kiryamo cyawe, izireba ibintu biri kugutoteza, izireba ibintu bikurwanya, izireba ibintu biri kuguhiga, izireba umwami wakubujije amahoro, izibirebe. Haleluya. Imana izibirebe. Haleluya. Imana izibirebe. Ireba ibintu bikuremereye, ireba abantu baguhemukiye, ireba abantu bakugiriye nabi, izireba umuniho. Haleluya. Nuko igihe kigeze ngo Abisirayeli ngo barataka, gutaka bivaho. Burya y'ugitaka ugifite abantu utakira, ugifite ba tante, ugifite ba muyomba, burya Imana ibitaraza. Haleluya. Imana ibitaraza. Haleluya. Ariko ngo igihe kigeze ngo barataka, baraniha, kuniha kwabo kuniha ngo kuvaho, bageraho kuboroga, bageraho kurambarara. Nkuko muri iki gihe bimeze, hari igihe uvuga ngo ndatakira ba masenge, ntihagire ukureba nirihumye, kavuza induru ntihagire ukumva, ukaboroga ntihagire ukumva, kajya mu baturanyi, barangiza bakakugira urwamenyo, mukaniha. Noneho kuniha ngo kurazamuka. Haleluya. Ngo kugera ku Mana. Imana yitegereza umuniho, yumva umuborogo, yumva uko Abisirayeli bababaye, yumva uko baboroga, yumva uko baniha. Ngo Imana iraza. Haleluya. Imana nizigera iwawe, kandi iyo ihageze ntabwo iza kenyege, iyo ihageze igera no mu cyumba, iyo ihageze igera no mu mutima. Imana ihageze igera mu mutima utihannye, igakuraho ibyaha. Imana ihageze si nicyo gusa, ntabwo iza gusa. Imana yihageze imenya uko abantu, imenya uko umeze, ikakugirira neza.
bamenya n'ukuri kw'ibyo bakuvugaho. Yego, Imana ishimwe. Asante. Uwiteka Imana agere mu buzima bwawe, Imana igere ku buzima bwawe, mu ahantu wicaye Imana ihagere, irebe ibikubabaje, irebe ibikuremerereye, irebe ibyaguhize, irebe umubabaro wagize muri uriya mwaka wa 2021, izi guhaza ibyiza muri uyu mwaka wa 2022. Boni neza y'Imana. Birashoboka ko waba waratatse muri uriya mwaka, Imana ntikumve. Birashoboka ko waba waratatse muri uriya mwaka, Imana ntikumve. Ariko ngera utake. Haleluya. Enestaya bonestidebo. Ongera utake, ongera wige gutaka wenyine, ongera wige kwitakira, ongera wige kwirwanaho, ongera wige kongera gupfukama imbere y'igitanda cyawe. Wongere Imana, wongere uyibwire. Ntabwo Imana yacu yakumvira ubusa. Haleluya. Ngo igihe kigeze rero niko ijambo ryavuze, riravuga ngo yaravuze ngo gutaka kwabo ngo kurazamuka, niko Bibiliya ivuga, ngo kurazamuka kugera ku Mana. Imana iraza, bimenye uko Abisiraheli bameze. Imana ize mu buzima bwawe, bimenyekane ko wasenze, igutandukanye n'abanyegiputa. Haleluya. Ubu Mwisiraheli enestane bonestidebo. Imana ikugirire neza. Haleluya, haleluya. Nifuje Imana mu buzima bwawe, nifuje ko Imana ikugeraho, nifuje ko Imana iguhindukirira, nifuje ko Imana muri uyu mwaka 2022 yongera kukugarukaho, yongera kukugeraho, yongera guhindura ubuzima, yongera guca agasuzuguro. Haleluya. Ikureho icagasuzuguro kandi ikureho ibyakwishyizeho hejuru. Niko ijambo ry'Imana rivuze, riravuze ngo iraje kandi iraje kubigenza neza. Mwene data, ongera wige gutaka, ongera wige kunihira Imana. Byashoboka ko wahuye n'ibyatuma uceceka, byashoboka ko wahuye n'ibintu byatumye uva mu murongo, uko ugasenga ukabona amasezerano ntasubizwa, wasenga ukabona byararambiranye. Ariko nanjye nkuzaniye iri jambo rikubwira ngo ngera utakira Imana, kandi niwongera gutaka muri uyu mwaka, Imana ije kukumva kandi ije gukorana nawe iby'ubutwari. Imana ishimwe cyane. Bakunze ubugingo, n'ukuri Imana iyumve gutaka kwawe watatse. Mukozi Imana ndafashijwe. Amen. Noneho ikintu cyantangaje kwabona Abisiraheli ngo baratatse, bavuza induru, bararira, baraboroga, bagezeho baraniha. Ndabona igeze kubona umuntu uri kuniha arwaye, abari muri abari kuri etape yo kubona agiye gupfa, byarangiye, nta n'ibyiringiro bafite. nabyo ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Iri jambo rirakugenewe nshuti, ngo Imana yumvise kuniha. Haleluya. Ko abantu bari kunihishwa n'ingo, ko abantu bari kunihishwa n'ubuzima, ko abantu bari kunihishwa n'ibigeragezo, ko abantu bari kunihishwa n'abari kubaroga, ko abantu bari kunihishwa n'ibizira bari kubona. Imana yumvise. Haleluya. Yarumvise. Kandi ikintu cyantangaje ngo umwami w'Egiputa aratanga. Akarakumvise. Ubundi kugira ngo Imana nakumvire, hari ibintu bigomba gupfa kugira ngo utabara. Mbere Imana yumvise kuniha, yumvise gutaka kwawe, yarabyumvise. Amarira yawe wasenze Imana yarayabonye. Nubwo utayabwiye inshuti, nubwo utayabwiye abavandimwe, nubwo utayabwiye abo mu bana, ariko amarira yawe yumvikanye imbere y'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Amarira yawe, amarira yacu, Haleluya. yumvikanye imbere y'Imana. Kandi Imana yumve gutaka uri gutakira mino minsi. Imana yumve agahinda kawe uri kuyibwira. Imana yumve umubabaro wawe. Imana yumve ibikugoye. Imana yumve ibikubabaza nshuti. Imana yumve icyo wasenze utakira Imana cyose. Imana ikumvire.
ikwitayeho, iragukunda, ntago yaguhana, kandi nimara kumva isubiza ibyifuzo byawe. Reka duhe karibu umukozi w'Imana asengera abantu badukurikiye, abasabira umugisha, n'ubundi dusohoze. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Shalom. Musengere bisengera abantu. Data uri mwiza kandi ubereye mwiza, bagutegereza bose. Jambo ryawe ryaravuze ngo siko bizaba kubategereje Uwiteka. Haleluya. Keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazamwara bagakorwa n'isoni. Ariko nsengeye abantu bawe babashije kukurindira, babashije kumva, babashije kukumvira, kugira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ubagirire neza, ubarinde mu gihe cy'amage, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cyo gutaka, mu gihe cyo kuboroga, mu gihe cy'urusaku, mu gihe cyo kuvuza induru. Uwiteka nibongere bakubone, nibongere babone imbaraga zawe, nibongere babone ubatabara, nibongere babone uhagera. Mu izina rya Yesu twirukanye imbaraga mbi zose z'umwijima, dukubise hasi ibitero by'abadayimoni byabahigaga, byababuzaga amahoro, byababuzaga umutekano. Mu izina rya Yesu garagara kandi uganze, tegekere buri muntu wari we wese wabashije kumvira ijambo ryawe. Kandi Mwami Imana, icyo nsabye cyambere, ubarindira ubugingo n'imibiri, kandi kiruta byose ubarindira ubugingo, kuko ari bwo buzakubona. Uwiteka rero turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe rirakomeza, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe n'umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe rifasha abantu bawe, ijambo ryawe turarikunda. Uwiteka Nyiringabo Imana, ujye ukomeza udufashe rero, kandi uduhe imitima yo kurikunda no kuryumvira, none n'iteka ryose, Mucunguzi mwiza. Amen. Murakoze cyane. Hari umuntu ushobora kuba akubonye bwa mbere ko yifuza kuba mwavugana, tugiye guha aderesi, tange nimero za telefone zawe, cyane ko njyewe nimero za telefone bazibona hasi barabizi. Nawe wazitambutsa nta kibazo. Murakoze. Telefone yanjye ni 0788 11 62 559. Ndumva ari izo. Murakoze. Murakoze namwe. Imana ibahe umugisha, tuzasubira. Bye bye. God bless you.